twongeye kubaha ikaze kuri uyu mugoroba. Turashima Imana ku bw'uyu munsi, twiriwe mu masengesho, twiriwe imbere y'Imana dusenga twiyiriza. Turi mu masengesho afite intego ivuga ngo umuzuko. Haleluya. Iki ni igihe cyo kugira ngo dusengere ibyacu bizuke. Haleluya. Ibyapfuye, iby'umwanzi yishe, iki ni cyo gihe kugira ngo dufatanye dusenge twinginga Imana ibizure ibigarurire ubuzima, twongere tubone biba bizima bigenda. Turi mu gihe cyo kwibuka Pasika, gupfa no kuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo, twibuka igihe yaje mu isi, igihe yabambwe, igihe yagiye kuzimu akanesha urupfu na kuzimu. Rero ijambo duhagazemo kuri uyu munsi ni ijambo ry'umuzuko. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo niwe Imana yahamije mu isi yose. Haleluya. Niwe wenyine Imana yahamije ko Yesu Kristo ari umwana wayo igihe yamuzuraga ikamukura mu bapfuye. Uwo munsi isi yose yamenye yuko Yesu Kristo ari we mwana w'Imana kandi ari we agakiza kabonerwamo. Haleluya. Muri we niho tubonera agakiza, muri we niho ubugingo, ubwiza n'icyubahiro bibonerwa. Niho twihanira, niho tubabarirwa ibyaha byacu kandi ibicumuro byacu tubabarirwa kandi tubikirira muri we. Haleluya. Yesu ashimwe. Uyu mugoroba turizera tudashidikanya yuko kubw'imbabazi ze no kubw'urukundo rwiwe, kubwo kunesha kwiwe no kubwo kugira neza kwiwe, tubasha kubona imbabazi z'Imana, tubasha kubona urukundo rw'Imana. Rero titire yacu uyu mugoroba biravuga ngo gusenya umwuka w'ubugambanyi ndetse no kuzura ibyacu, ibyapfuye cyangwa se ibyaheze mu mva. Mbere ya byose reka tubanze dusenga Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rihambaye, mu izina rikomeye, turashima imbabazi zawe, turashima urukundo rwawe, turashima ubuntu bwawe, turashima ineza yawe. Turagushimira imbabazi zawe zihoraho uko bukeye n'uko bwije. Turagushimira urukundo rwawe rutagira akagero, urwo watweretse igihe wazaga mu isi ukemera gupfa ku musaraba, ukabambwa, ukazuka. Turi imbere yawe iyi minsi itatu tukwinginga kandi tuguhamagara, tugutakira ndetse tugutabaza. Turakwinginga kugira ngo utwereke imbaraga zawe, utwereke imbabazi zawe, utwereke urukundo rwawe. Turakwinginga iri joro kugira ngo ubwiza bwawe n'icyubahiro cyawe bibane natwe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Reka twihuse tujye mu gitabo cya Petero wa mbere, Petero wa mbere igice cya mbere, umurongo wa mbere. Biravuga ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ari nayo se ishimwe kuko
yatubyaye ubwa kabiri nk'uko imbabazi zayo nyinshi ziri, kugira ngo tugire ibyiringiro bizima tubiheshejwe no kuzuka kwa Yesu Kristo. Haleluya. Imana yacu ishimwe, Imana yacu ihabwa icyubahiro. Niyo yaduhaye agakiza, niyo yaduhaye ubuntu bwayo, niyo yaduhaye imbabazi zayo, yatweretse kugira neza kwayo. Haleluya. Ngo Bibiliya iravuze ngo dufite ibyiringiro. Yesu ashimwe. Dufite ibyiringiro mu Mana tubiheshejwe no kuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo. Ibyiringiro jyewe nawe dufite, ibyiringiro tugendana jyewe nawe, ni ibyiringiro dukura mu muzuko w'umwami wacu. Iyo Yesu Kristo aba atarazutse, iyo Yesu Kristo aba atari muzima uyu munsi wa none, ibyiringiro byacu byari kuba ari ubusa. Ibyiringiro byacu nta busobanuro byari kuba bifite ubwo ari bwo bwose. Ariko uyu mugoroba dufite ibyiringiro bizima bitadukoze isoni, ibyiringiro bishingiye ku kuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo. Abo twari turi kumwe kare, nari ndimo kubabwira ngo usubire inyuma mu mateka y'ubuzima bwawe, urebe mu muryango wo kwa mama wawe, ubaririze mu bisekuru, nusanga harimo wapfuye akazuka akaba akiriho, uwo ngo uzamenye ko akomeye. Winjira mu bisekuru byo kwa papa wawe, nuhasanga uwapfuye akazuka, uwo ngo azaba ahambaye. Injira mu bakomeye muziranye, injira mu batware batwaye igihugu cyawe cyangwa se igihugu urimo. Abapfuye bose barashyinguwe, hasigara amazina gusa, nta n'umukiriho. Ariko Yesu Kristo Imana yahamije ko ari umwana wayo, imaze kumuzura ikamukura mu bapfuye, ikamuha icyubahiro, ikamuha ubwiza. Ubwo yanesheje urupfu, ubwo yazutse, abasha kuzura n'ibyacu, abasha kunsura, kandi muri we hari ibyiringiro by'uko n'abapfuye bapfiriye muri we bazazuka. Bazobaho. Igihe Lazaro yapfaga, bashyikiye bagategereza Yesu bakamubura. Yesu aje, baramubwiye ngo iyo uza kuba uri hano musaza wacu ntaba yapfuye. Arababwira atari korega n'ubundi burya nigewe gupfa no kuzuka, kandi unyizera naho yaba arapfuye azongera abeho. Bamubwira ngo turabizi yuko ibyo bizaba, ariko ku munsi w'imperuka. Ntago biringiraga, ntago bizeraga yuko Yesu ashobora kuzura umuntu muri uwo mwanya. Bari bazi ko nibyo koko ibyiringiro birahari, kuzuka birashoboka, ariko si uyu munsi, ni mu gihe kizaza. Yesu Kristo ahita abereka yuko uko ari niko yahoze, kandi uko azaba mu gihe kizaza niko ari n'uyu munsi wa none. Ahagara imbere y'igituro cya Lazaro, arahamagara, ahamagara uwari upfuye, ahamagara uwari uri mu mva, ababwira ngo Lazaro sohoka mu mva yawe. Kubera iki? Uwo Yesu
niwe mwami wo kuzuka, niwe nyiri imbaraga, niwe nyiri ububasha, niwe nyiri ubutwari. Ibi mbikubwiye kubera iki? Nawe ntumere nka Marita, ntumere nka Mariya, ngo wumve yuko imbaraga zo kuzura kwa Yesu ziri mu gihe kizaza ariko uyu munsi zidahari. Oya, uwo mwami wacu imbaraga ziwe zo kuzura ziri uyu munsi, ziri mu gihe kizaza, ntacyara zahozeho. Haleluya. Imbaraga zo kuzuka ntabwo ari iz'iki gitondo, si iz'uyu mugoroba, ntabwo ari iz'aka kanya, kandi si izo mu bihe bizaza, ahubwo ziriho ibihe byose. Haleluya. Uyu mugoroba ufite inkuru ikubwira ngo umwe wazuye Lazaro niyo munsi wa none aracyazura. Wa wundi wasuye Lazaro akamukura mu mva amazemo iminsi ine yabo, n'uyu munsi arashobora kubikora. N'uyu munsi arashobora kuzura ubuzima bwawe, n'uyu munsi arashobora kuzura urugo rwawe, arashobora kuzura imibereho yawe, arashobora kuzura ibyawe byapfuye. Hari igihe wicara mu buzima ukareba imbere ukareba inyuma ukabona nta kintu na kimwe kigifite ubuzima. Ibyo bihe bibaho, ibyo bihe bibaho aho ibintu byose bibura ubuzima, ugashaka ikintu gifite ubuzima mu mibereho yawe ukakibura, ugasanga urugo rwawe ntabwo rucyavansa, ntabwo rukimuvinga. Ukareba imyaka umaze mu rushako 10, 20, 30, ugasanga nta buzima bwigeze buba muri urwo rugo. Igihe cyose yari imihangayiko, igihe cyose yari amarira, igihe cyose yari induru, igihe cyose bwari ubukene, igihe cyose kwari ukuburara, igihe cyose yari struggle, abana kwari ukwirukanwa ku ishuri. Ubuzima ntibwigeze buba ubuzima mu rugo rwawe. Mana wo mw'ijuru turengere kandi dutabare. Wakwitegereza mu birebana na bizinesi zawe ugasanga ibyo wagerageje gukora byose nta na kimwe kigeze gitera intambwe, nta na kimwe kigeze kigira aho kiva n'aho kijya. Yesu aturengere. Ugashaka ubuzima mu mikorere yawe, mu maboko yawe, mu nzira zawe, ukaburayo ubuzima, ukaburayo ikintu kigenda, ukaburayo ikintu kizima. Ibintu byose ugasanga byarangiritse, imbuto zose wagerageje kubiba, ibikorwa byose wagerageje gukora, nta na kimwe kigeze kiresista, nta na kimwe kigeze gitera intambwe, nta na kimwe kigeze gitera intambwe mbere kigende ari kizima. Ahubwo ibintu byose wakoze, ibintu byose wagerageje, nta buzima bwigeze bigira. Mu rubyaro ugashaka umwana we nibura wateye intambwe ngo agire ahagera, waje kuvugana ukareba nibura uhagaze, ushaka kuba ikishingikirizo cyane mubura. Kavuga ati reka basi barandebere mu nshuti. Wajya kureba mu nshuti ukaburamo inshuti nibura ifatika, ukaburamo inshuti nibura wakwishingikiriza. Bavuga ati iyi ni inshuti y'ubuzima bwanjye, uko biri kose, uko bimeze kose, namwishingikirizaho, yansapotinga, yamfasha, yanshyigikira. Ugasanga kuri side y'inshuti
naho ibintu byarapfuye nta kizima kirimo abanditsi na cyose bikaba amashuri kwinjira kuri pati y'ishuri ukareba nibura mu ishuri muba mwiranye bose nta n'umwe kwibuka abandi bose baremere bandi bageze kuri bwinshi bitandukanye ariko we washaka ikintu wageze mu buzima nta na kimwe waraba amashuri wize ikintu akumariye nta na kimwe bandi barize amashuri abagirira umumaro arabazamura bahindura abayobozi abageza ahantu hakomeye ariko ibyo wize byose byarakuvunye waraye ama school fees ariko nta musaruro nta musaruro uri mu kintu cyose wakoze mu bundi buryo ubuzima nta buhari kavuga itsoke reka nde mu muhamagaro reka nde basi mu nzira yo gukorera Imana ugasanga no mu muhamagaro no mu nzira zo gukorera Imana ibintu byagiye bipfa bisubira hasi niki kizima nibura ureba mu buzima bwawe ukagishaka ukakibura ugasanga ibintu byose no gupfanganya genda upfundika mu gitondo upfundika ku mugoroba no kugerageza gupfundikanganya kubera nta kintu gihari uvuga iki nanjye ngihago nanjye ngirebye ikisima mu mibereho yanjye mu buzima bwanjye ubuzima bumeze agahinda burimo kwiheba umubabaro butarimo ibyiringiro ibintu bya Pasika kwibuka urupfu rw'umwami wacu Yesu Kristo kwibuka yuko batubonesheje urupfu kuko umwami wacu ari wazutse yamaze kuyogoroba gusa kugira ngo uze kuntiza akanya gatoya tufatanya dusenge kwinginga Imana twinginga Yesu Kristo amanuke uyu mugoroba atusurire ubuzima atusurire ibyacu yishire muri utarazwe yishire mu kazi yishire mu muhamagaro yishire mu nshuti ahantu hose ngendo zawe zapfuye ubwo zawe ikintu nta na kimwe gifite ubuzima ariko iri joro uyu mugoroba tutakima twiginga tuzakukaho tujye kurangiza kugira ngo dufatanye dusige duhamagarisho bisoke umunsi ni kwa kabiri 17 umunsi wa kane amateka mu buzima bwa Yesu Kristo bujya rugora ku musaraba haleluya iki ni iki twita Holy Week bahagaze mu cy'abatagatifu icyumweru cya Holy Week haleluya iki cyumweru gifite ikiranze mu buzima bwa Yesu Kristo mu minsi ye ya nyuma yo ku musaraba ku cyumweru Sunday yari Sunday yo bita Sunday cyangwa se icyumweru cy'amashami ni Yesu Kristo yaramanutse agiye i Yerusalemu igihe yamanukaga ajya i Yerusalemu yaracizira atazongera kunyuramo ukundi yaramanutse agiye i Yerusalemu ategereje ko Pasika agombaga gufata akambwa agapfa akazuka yagize agasubira rero hari ibyabaye muri iyi minsi cyangwa ubwo Yesu Kristo nicyo cy'indobe amanukeza i Yerusalemu muri iki gihe nicyo gihe impumyi yitwa Baruturamu iyi mpumyi yitwa Baruturamu ize Yesu yanyuzemo ariko bwa n'ubwa nyuma azongera kwica iyo Barumayo ahushe uwo munsi yari kuzaga umunsi n'abazanye keretse ati akazatabagwa na Petero ikindi cyakozwe muri iki cyumweru Yesu Kristo bishaka imbuto zo kurya arangije arakivuma bya mu gitondo cy'umwe ndimo ndababwira ibintu byabaye muri iki cyumweru cyo gupfa kuzuka kwa Yesu Kristo kandi muri iki cyane muri iki gihe
yinjiye mu rusengero akubita abacururiza mu rusengero bari mu rusengero arabasohora abigisha bwiza ijambo ry'Imana. Haleluya. Niba twindaze iki cyumweru so birangiye nicyo gihe ku munsi wa gatatu kuri karandiriye ariko kuri karandiriye yambya nicyo cyishe mu kwa Simoni mwabo azana amaboko neza aramusubirenge ayahanaguza imisatsi. Haleluya. Ndabwira Bibiliya ncamake byihuse kugira ngo basigibira abadukurikira bakunda byo muri ijambo ry'Imana. Haleluya. Dara ku munsi wa kane aba munsi wa gatanu tugende kuri karandiriye abiri cyangwa se ku minsi abiri haruri iminsi ibara iminsi ku wa kane kuri karandiriye tugenda ari uyu munsi hanyuma ni ku wa gatanu kuri karindiriye abiri ni munsi Yesu Kristo yatumye abigishwa biwe agira bari mujyana kwa ntuza igice cya 26 cya Matayo umurongo wa 3 bavuga ngo Yesu ari Betaniya mu Bembe umugore ari afite umukondo w'amavuta ameze igiciro cyinshi cyane ayamusuka yicaye ajya. Beka tumeze muri gihe murongo wa 18 abasize mu murwa bamuza agakora bana kavuga baramujika umusambere yari imisima isembe abigishwa begera Yesu baramubaza bati urashaka ko dutunganiza he aho urira aho uri ibya Pasika. Iyi Pasika yari Pasika y'Abayuda hariho yo Bibiliya ivuga aho Pasika ibs Pasika iyi Pasika cyangwa se nyuraho kwambuka Imana hayisanye mu gihugu cy'Egiputa nijoro bafiriye mu gihugu cy'Egiputa bari insimbuye barumwana iyi ngiyi udashushanya Kristo irabwira ngo nimuyuke kandi ibi nimuzigera mu byagirwa muzabikora uko rero niko asaye Pasika buri mwaka bagaga iyi nzima irasimbuye ariyo yitwa Passover ariko iyi tariki y'ubuhanuzi bwa Pasika ari bwa Kristo uyu munsi wa none twanazuka Kristo. Rero iyi Pasika igeze iyi Pasika igeze abigishwa b'Imana turi kugira ngo cyane mujye mu mugwa pantuza mubwire muti umwigisha aravuze ngo icyo kirenda kugera ngo iwawe niho abwire ibya Pasika n'abigishwa mugende mu murwa pantuza bivuga ntuza. Abateoloji abashakashatsi muri teoloji bavuga ko iyi nzu yari ishyirwemo umwami Dawidi inzu y'ubwami aho indani aho harimo imva y'umwana Dawidi. Ntekereza ko ariyo mpamvu batigeze bakoresha izina aho inzu yari yubakiwe gushyingurwamo umurwa wa Dawidi umwami wa Isirayeli. Niko bivuga so niko teoloji ibivuga teoloji cyangwa se hanyuma wenda tuzamenya izindi komenti hanyuma ariko ntabwo yabizinga ariko mugende bari umuntu unganisa ibyo kurya Pasika rero mu gihe barimo banywa basangira ibya Pasika hagati muri harimo umugambanyi. Uyu mugambanyi ninde? Ni Yuda. Twari turi kumwe kare kuri uruga twagumuka umugambanyi nuko umugambanyi umukamwita abami muzima umuntu wa bemazo umuntu kwanga kwifuriza ibi wadeka kamanzi wa umuntu wa kabiri muri n'ingari sorry simbika kukwikira mwakiri mu buzima mweshya ishyari ni ikintu kibi mu buzima n'umuntu mubi cyane kuko ishyari
ishyari ikoresha ibintu byose bishoboka. Ishyari uzanga ishyari kandi uzanga ishyari. Umuntu mubi uramanye umuntu mubi cyane. Bivuga ngo azi wawe nasonza ariko nashakashatse bivuga ngo umuntu nakugambanira zamugirira neza. Kubera iki mugambanira mubi cyane. Bamani akurimo ubugome akuyemo kuvuga ngo akuyemo ibi akumva ikigahagira. Umuntu ukugambanira ategerezwa ko ufite urwango cy'ubuzima bwawe, agomba kuba gufite ishyari, agomba kuba ufite ubumwe muri we, kandi agomba kuba ari ingari. Kuko umugambanyi umuntu ugomba kuba ari mu buzima bwawe. Ntabwo umuntu wa kure ashobora kukugambanira, ntabwo kukugambanira umuntu basakishima utavugana utari gahunda zawe ashobora gushoboka. Buriya umwanzi wawe urimo nasoza umugabure niyambara ubusa umwambike umaze kwigaragara nawe ese gukunda ndakwanga uyu muntu mwiza cyane yaravuga ko kugenda neza tuzamufasha. Kubera iki? Umuntu wakubwiye ko kwangura mwirinda muranga murasa umuntu wakubwiye ko yamuzana ntagende wicare ku meza yiwe akubwire ujye ko umuntu yakubwiye ko kwanga muhuriye mu nzira ukatwara ugerageza usubira inyuma cyangwa gaca kundi ruhande cyangwa se ukitegura uburyo ki nagukubita muri buhangane. Ariko umwanzi wawe uzabucece akicara iwawe ukamuhereza abo wabyaye akaguterura yazanye amakara meza no guha akabebe ariko afite umweko ku ruhande uramwambaye. Biragoye kwinda umwambaye, biragoye kurwanya, biragoye kumuhunga. Atari Imana yonyine gusa ikugiriye imbabazi, atari ubuntu bw'Imana bwonyine gusa ubuzima bwawe kugira ngo ukire kuri umwambaye biragoye, kuko afite urukundo rukomeye. Yesu yarabavuze neza bambaye uruhu imbere muri ari amasega akigana. N'umuntu wambaye yabonye imbere yomboka inyuma yawe kugira ngo igushinge ni tubu ushaka igihanda mukaryamana uziryamye n'inama biterio. Dawidi yabivuze neza aravuga ngo si umwanzi wanjye muri Zaburi ya 41 umurongo wa 10 avuga ngo kandi inshuti y'amagara nagaburiraga niyo nguriye umutima. Inshuti yanjye unizeraga unagaburiraga utwazangiraga byose niwe wambukira niwe se inshuti niwe mu murongo wa 10 n'akoze si umwanzi wanjye bana babashije kwihangana cyangwa wanyangaga sira hejuru manara mwihije ahubwo ni wowe uwo duhwanye twagendaga inshuti yanjye y'amagara twaganiraga tunezerewe tukagendagendana n'iteraniro mugihe yashuje amasoma kumirere mu mutima wawe n'amaganda kandi umutima wawe uzasanga utaragatewe n'abanzi ubuzima bwawe ahubwo ibikomere by'imana bitegambaye babandi tubona ko ari inshuti aza kunazanisha kubamuzi siri n'ubundi haje kigira ukintu cyatangaza kuko ndabizi ko nta kiza yamvugaho ariko dukomere twari iki wundi wizeraga uzamurera akajambo kibanga ati umva reka nkubwire buri abarusi n'ibindi shawe mugabo wanjye yasinye kontra ubwo bagiye kujya gukora Cote d'Ivoire yabonye akazi keza kugira ubisimbira ataha ibintu by'iki gihe se atubura rero dufite mubyara wanjye akora muri presidence umva n'ibyo ariko nyine urumva nyine amatama masa ntabwo isigati bakurishije agasambu twe dufite ahantu gutya runaka agashyamba kari gahari tukuramo miliyoni nyine bagenda zipfumbatisha ministeri runaka hanyuma kugira urumva agenda gukora Cote d'Ivoire ariko nta kibazo amafaranga tuzagaza muri kamere y'agafanta katizemo n'ibajya bamunira ko azajya akora miliyoni 3 z'amanyarwanda umva ntago ari amafaranga make ira inshuti umaze kugenda bakanye ntabwo kuri hagaze ariko kuri inshuti barije ari mugamba mu gitondo bajya kubona ngabo yamaze kwitegura yase ibintu byose biri ku murongo bajya gukora message kuri perezida
akazi kabaye kasatu ahubwo mukanya kiraho akaba ndi message ikurikira mwana witabariye tubwira amafaranga gurisha amaho yashyize mugambaye iki cyakomereka ko umuntu wariganirije inshuti yawe niwo mugabo mu inshuti nambaye bari bose watwasenganaga watwabanaga mu nzima niwe wangiriye nabi sinanifunisha kwanga amazi sinanifunisha ko iwacu bitamuze namutembereje sinanifunisha ko nibambe ndinjira no muri bushara sasho tsasamabike ukasangira ngo isi ntihinduka ibi ni umwami Dawidi wabivuze yahuye nabyo reka turi ku buzima bwa Yesu turavuga ibyaranze uyu munsi umurongo makumyabiri igice cya 26 ubugorobye yitana n'igice 17 asangire bakijya iratira babwira ukuri yuko umwe muri mwe ari umwami barabara cyane bahera ko bamubaza umwe mwami nige nawe abasubiza ati uwo duhuriza amaboko kumeye niwe uri bungane bicara musangira mu nshuti ziwe n'amacumi n'abiri Yesu batanze abafarisayo baramwangaga Yesu yavutse afite abanzi yavutse abamwise bamwica mu myaka 5 atashye yingira mu nduko nawe ahunga ajya kuba kandi gace kubera byaro dawe birashobora kumwica igihe atatu mu bwiza afana mu gagisho n'amanywa kugira ngo nabi ariko ndamuba kugesi wasangira uratoranije warahawe amafaranga urizeye hagurutse akabana n'abaziri kagurisha Uratuhurize ukuboko kumbi n'ibirungabanye nimusangira bashobosha kumuhereza kesani kagafiriti mutuzina kagasanga kagwafanta kabiri kagasanga kagusanga mu rugo ugahita ufata udufaranga wari wabaje mu gabatari ugahita ujya guhaha kugira ngo umugabure niwe natsi umugamba Nabona mwana kangwa kino gice ngo kivuga ati bayi mutu na babiri azana n'igitero kinini fite inkoni y'ishyimbo kubatangira uruna kuri ubwo imagine ishti ya ruwa tara wo hari boga fara ari bari mfumyo kwezi tekereza kubona ashore igitero bitwaye amahiri bitwaye imota yitwaye cubo bitwaye inkoni aza aho Yesu isi Imana isi nimbi umuntu nkani kuma bitwaje imano bitwaje inkoni bitwaje amacumu abagiye ari kumwe nabo arimo abazanaho Yesu kuko baza kwanza kubajya gusenga munsi ariko umugama yari yahaye ikimenyetso ati ubundi busome niwe uwo ufata ubundi busome hari icuko hari hamwe cy'ubutaro mu mutwe kandi bari 11 bose bari hamwe ntago barizi abafarisayo batibaga Yesu no wuhe muri abangaba 12 bari bazi ubariwe muri bo ariko Yuda azahabaye ahagaze azahabaye yicaye basangiye kanya mu minota mike ishize basangiye haleluya bari hasi asipama yifunitse azikanzu yambaye kwisa arabizi azira kimwe cyose kuko mukanya bari bicaranye basangira bari kumukanya ibaze ko umuntu umwicaranye musangira ako kanya gahaguka akajya kuza gitero cyo kukugirira nabi n'amwicaranye sangira imagine umuntu mwarimo musangira bari tugere babasi Imana yashobora kumagaca niba tubamanya abantu babi cyane uyu mugabo dusinga twina idukureho mukobwa baye ibaza umuntu mwarimo aruka mu 10 azana n'igero kitwaje amahi n'ibibando n'amacu mwarimo musangira ibaze ubundi nukuko abaganda banyoko ugamba bagikanye mu bitugu meza musangira bari ruhande kunyakana mu kirahuri cyabo bari ruhande kamije mu mutwe bw'ibya baramaze kumenya isi
iyo umuntu ahagurutse muri mu kabari murimo musangira, iyo bahagurutse bagiye kuri toilette yagarutse ikirore yari afite ahita akimena agahita asaba ikindi kubera ko abantu bamaze kumenya ko ubushuti bw'iki gihe bwuzuyemo ubugambanyi butabarika, burimo ubugambanyi bwinshi butabarika. uwo mwanya Yesu yegera Yesu aramubwira ati ni amahoro mwigisha, aramusomagura. ibaze abantu bize, imagine abantu bize, aramwegera aramusomagura. Bibiliya ibivuze neza ngo aramusoma, si no kumusoma gusa bisanzwe ngo aramwegera. Ibaze umuntu azanye igitero yakugurishije akuzaniye abantu bo kukwica, ariko akuri muri ngo aramusomagura. Murongo wa 50 Yesu aramubwira ati mugenzi wanjye kora ikikuzanye. Mugenzi wanjye kora ikikuzanye. Birababaje. Hari ahandi muri za Luka na Yohana aho ambwira ngo ugambanishije umwana w'umuntu kumusoma. Mu kagambane kawe uhagurutse gusoma umwana w'umuntu umugambanira, urimo umusoma, uri muri ari akagambane. Akarongo kanyuma kuvuga ngo maze baraza basumira Yesu amufata. Baraza basumira Yesu baramufata. Reka dusome mu gice cya 27 umurongo wa 3. Maze Yuda wamugambaniye abonye urubanza rutinze Yesu, ari abandi bakuru n'abakuru babice n'ibifo 30 ati nakoze icyaha kuko nagambaniye amaraso atari hanza. Ariko bo baramusubiza bati biramaze n'ibyawe. Yesu ashimwe. Ibaze umuntu watwaraga umufuka w'amafaranga w'umugambanyi rero kugira kugambanira kuko ari n'ibintu birenze cyari muri we inshuro nyinshi ndashaka kugeraho ntabyera abaje batuga kugira ngo tugire, ariko yuhindukiye ugasubiza amaso inyuma kuko ndakubwira uri ntabwo wageze ahanga. Wowe nkurikiye muri kano kanya ntabwo wabugeze ahanga utarahura n'akagambane, ntabwo wigeze utarahura n'umuntu ugambanira. Ariko nusubiza amaso inyuma ukareba uzasanga abantu bose bakugambaniye mu buzima nta numwe wigeze atera intambwe ngo akurenge. Oya, nta n'ikimara bagezeho mu buzima bwabo, nta na kimwe. Niyo mpamvu ntuzigere ugira umutima kugambanira, ntuzigere murengaho. Azana uduce 30 ati nimwakira ibyanyu. Yibazaga ko ashobora gusubiza inyuma. Ntabwo ushobora gusubiza inyuma ibihe. Iyo wagize nabo wagize nabi, iyo wahemutse uba wahemutse, ntabwo ibihe wabisubiza inyuma. Niyo mpamvu ikizakubera kiza mu buzima uzirinde guhemuka. Yesu ashimwe. Uzirinde guhemuka, wirinde kugira nabi, ubeho mu buzima bwo gukiranuka, unyurwe n'umugisha Imana iguha. Koko amakosa uzakora ntabwo uzayakosora ngo bikunde, ntabwo uzasubiza inyuma ngo bikunde, ntibishoboka. Arazabwira ati nagambaniye umuntu utariho urubanza. Bambwira ibyo ni ibyawe, se wabikoze se twebwe twabikoze. Twebwe turabanzi biwe byo turabizi. Hanyuma we wagambanye ukagambana utariho urubanza, ibyo ni ibyawe.
Bibiliya iravuga ngo afata ya mafaranga ari abajugunye stili nawe ntago yari zara umuntu kugambanira kugira ngo rukamwe mu kazi ntashobora kugusimbura umusha wahimbwaga ntashobora kuhimbwa ukugambanira ngo utandukane n'umuhungu mwe mugiye kubana ntago asubira inyuma ngo babane nawe ugusenyera urugo ntago rwinjira mu ngarutahemo ukugira nabi stili ntago gusimbura mu mugisha Imana yaguhaye we atwara umuvumo wiwe akajya gupfana nawe ngo ifeza azijugunya mu rusengero arasohoka aragenda arimanika Yesu ashimwe za feza azijugunya mu rusengero arangije aragenda arimanika ariyahura ahantu nasomye hose nta mugambanyi upfa neza nta mugambanyi ugira iherezo ryiza ntibibaho nuhaguruka kugambana uzabuzi neza yuko nta herezo ryiza uzabona kandi uzaguruka kukugambanira wese ntazagutera ubwoba ntazaguhagarika umutima kuko iherezo ryiwe ni ribi murazi umugabo witwa Ahitofeli uyu mugabo witwa Ahitofeli yari umujyanama wa Dawidi yari yaramuhaye icyubahiro cyose yari yaramuhaye ubutware bwose yari yaramuhaye ibintu byiza byose bivuga ngo aho Ahitofeli ijambo yavugaga ngo muri seri ryabaga risa n'irivuzwe n'Imana ndi yakoraga atabaje Ahitofeli ari ikintu Abusalomu ahagurutse ku Dawidi abo Ahitofeli ahaguruka agambanira Dawidi agambanira Shebuja akurikira Abusalomu Dawidi yumva ko Abusalomu yavuze Abusalomu n'umwana wanjye naramwibyariye ndamuzi nta kintu cyose yakora kirenze bagazira sizi ntege nkeyo zibenda sizi ni muto cyane kubera kintu nta kintu kidasanzwe yakora mureke ahari bugarukire ndahazi nakana kanjye narakabyaye narakareze nabikigisha so ibyo kigira byose nibyo kikunkumura bira byose n'umwana wanjye ndamuzi arituriza igumira mu kandi kanya ibuzi ziruka zigera kuri Dawidi waruzi n'ibindi Ahitofeli wa mujyanama wa amaze kwiyunga na Abusalomu ubungubu ari umwe bambanira bakugira nabi yumvise ngo Ahitofeli ari Abusalomu anya yahise abwira abarinzi biwe abwira ngo uriya mugabo ndamuzi kandi nanjye arasi izuba ritararenga ntabwo umutwe wanjye uri buze kuba ukiri guta cyanjye tudahunga ariko kariruka kuko yarazi Ahitofeli wari we yarazi icyo ubugambanyi bukora nubona wagambaniwe jya ukiza amagara yawe hari umuntu wabaye umwana kandi yari intwari Thomas Sankara yagambaniwe n'inshuti ye arabimenya ko yagambaniwe arangije avuga ngo reka ngo n'ubushuti byanjye bamwishe na guverinoma y'u barabarangiza kandi yarabizi n'uzupasi zamumenyesheje yuko mugenzi we inshuti yiwe irimo mugambanira ngo imwici mukure ku butegetsi avuga ati tsoke reka waro bagambana gise nshobora kugambana ibyo uzabibaza tarabuza none ntayaravuze ngo ya uzabigerageza wese azabye kugenda kamasaka ati je ntabwo nzareka ngo waro bagambana we ya kora nzagikora mbere ko yego zaba gina Yesu karashatse kuba Yesu ariko Yesu yarafurazu bazanga batari mu
kandi twari mutuvana muri izo ushatse kwigira Yesu Imana iraguta iyo ushatse kwigira Yesu ni wenyine gusa wapfiye abantu. So rero iyo ushatse kwagitinga nkaho uri Yesu n'Imana ubwayo irakureka ikagutera umugongo ikigende kakubwira irwarize. Abantu bigira ba Yesu abitiwe yumvise ko Ahitofeli mugambani ako kanya fata Isirayeli yiruka ahunga aragenda. Ariko urwo rw'amagambo Imana imuhagurukiriza Hushayi araza Imana imutwara ku Abusalomu kujya kurogoya. Yesu ashimwe. Imana ikoresha Hushayi ndabwira ushobora gucira umwuka w'Imana wa Ahitofeli ukenera Hushayi. Ukenera umuntu nka Hushayi uri mu mwuka w'Imana urogoye imigambi ya Satani, urogoye imigambi y'Abayuda, karogora gasandaza imitekerereze yabo. Baramaze kubona yuko Hushayi arogoye amaze sugabanye ugambanyi bukageze ku ntego. Umva reka ki Ahitofeli ugambanyi ngere ku ntego ni Yesu Kristo. Muri iyi minsi twibuka gupfa no kuzuka kwa Yesu Kristo. Umuko bugambanyi kuza bwawe upfe izina rya Yesu Kristo. Mugambanira urusyaro rwawe, ugambanira ubuzima bwawe. Inshuti uzari kagucinyimika kugambanira. Umuntu ubwira ibizaka gucinyimika kugusenya. Umuntu usana nawe arimo amisha n'abose. Umuntu haguruka afatanya n'abawe, akifatanya n'abagome. Uramugira neza wamizeye. Izina rya Yesu Kristo iherezo ryiwe ribiga Ahitofeli. Iherezo rye ribirya Yuda. Imana imukure mu buzima bw'ijoro, Imana imukure mu mibereho yawe, Imana imukure mu cyerekezo, Imana imukure mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenga Imana, ndinginga Imana, ndahamagara umwuka w'Imana umukirije mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Iherezo rya Ahitofeli ribe rimwe. None ngo Hushayi amaze kurogoya inama za Ahitofeli ngo Ahitofeli arasohoka.